I'm afraid, I'm alone, I'm a small angel. Sinatekereje uyu munsi nzaba. Usi iki gipangu gico bambwiyera iki gipangu ko ndi kubona atari icumutuku kabambwiye ngo ni icumutuku ko ugu ni umutukura ndi kubona ugu ndagara umutuku nawe simana ndi wabona ngeze aha ngaha ngayoba ngarara ku muryango gw'abandi sindamuzamu bagiraga bonora Nyatare kitebono cyo bambwiye menya ari icumutuku yakubuje nashaka icumutuku kiri hano hafi abari cyo ndebe cyane menya ari iki niki Binde ninjewe mira patro Esha ni sawa amakuru ni meza none sesha biteko bagenzwa niki bari bambwiye ngo mushaka umukozi niho wamuna tukire bari bambwiye ngo n'urupangu rw'umutuku nguru ariko ndi kubona n'ubwo nari umutuku nibyo twadukeneye umukozi nikarusha ewe Sawa. none sesha iwanyu ni wacu ni muri Gwangara Gwangara ni muri Gwangara urebye uminute gwa musozi gumwe hepfo utaranyura ku cyobo mu kayi karere karere ko ndakamenyaga izina koko cyakora umbajije mama we nakubwira izina rye okay mama we izina rye ndarimenya nese mutuye mu nce z'igisenyi ibyo byose ko mama atabinyigishije wa mugabo we namenya ngo ibyo byose na papa ubwe ndanuga yambwiye ngo wenda ngo akarere naka karere sinone namenya ngo nibi cyakora ibirayo nzi kubihata ese umuntu w'umugabo ungana nawe ni gute ataza akarere aturukamo okay ntacyo ngaho ngwino ariko ibindi bisanzwe kubikora uzi gukora imirimo yo mu rugo ibyo byo ni ibintu navukiyemo bariyemeje bangura no mu shuri ibyo ni ibintu navukiyemo n'imbaraga zose ndazifite bosi nje icyo gukora cyo nduzagira ubwoba ufite imyaka ingahe yakasimana yanjye kandebe ku gapapuro kari mu gikapu ufite irangamuntu irangamuntu we irangamuntu banayizanye okay ntacyo uraza kwireba muri uraza kwireba no ndanayibonye hari uburyo nababwira ngo bayinyoherereze ku nduza mu kirere yadutogaho bashize mu kirere yadutogaho ntanza wana saza shabonge kutubera ubukombe kwira oya nizere ko gifite imico myiza imicozo ni za zindi ni wacu buriya banyigishije guteka cyane byo gutekaho ndabimenya naho bude twebwe hano dukunda abana bitonda bosi ko ndugira ubwoba mu rugo badosheje kwitonda niyo abantu babagabura bagiye kugwana barambwiraga ngo izo ndambara ndizivemo ngaho uzana icyo gikapu mwereka ahantu gishyira uraza kuvugana na madamu gishyira ahantu imbeba zitegeraga dore iwacu imbeba ziba zakamejeje ni karibu mu nzu zandiriye ni iyi nzu yanyu si buriya ndi wasanga oya ambara nta kibazo ambara nta kibazo ambara ntabwo ndahanduza se nta kinjira sha ndi kubona mani abingibi ari ibibazo bona ibibazo ariko se uri bubiki naho undi se ni karibu rero muri salo tuganire tugishiza umwashize amatora muri sarura oya njyewe aho ngaho nta kibazo kuramo inkweto uze nta kibazo ndimvukana ndumfukana sinakuje kugenda ufukana ariko hano nta kibazo hano ndabwo ndafukama pe kuramo inkweto izi matora si muziraragaho
Ya nizo kwicaraho. Icara ngaho nta kibazo. Mwicaraga kuri matura. Icara ngaho ku ntebe ariko icara ngaho. Bayata ahantu kujyama ibi bintu mbonaga biri mu mugi nigeze kujyayo rimwe. Mbona biri ku mangazini. Ngeze ku mangazini mbona ibi bimatura. Boss ibi bimatura byo birahendaga ndora ndibihendaga. Bo ntacyo nako nago benda cyane. Nawe uzabibona tu. Ndari ngende icara guca. Izi matura zanyu zamvunagura ko ndanubwo nibwo bwa mbere nubwa kabiri nzibonye. None se sha uwakurangiye yakubye amafaranga tutangiza kubakozi. Bo rero na mbere hano ni mu mugi sibyo? Ni mu mugi ndi kubibona. Ikindi ntabwo nkunda gusubiramo ibintu kenshi. Ninzajya nkubwira ikintu uzajya tugikora. Rero na mbere cyambere haguruka wicare hano tuvugane. Ko ndagusuzugura uri boss. Nta kibazo cyane. Ndago ndahanduza raki imyenda zanjye zisana nabi. Oya dufite umuntu ugomba kubyitaho. Iracitse. Sanga nzanduje. Ndi kwika. Ceceka rero ngo tuzi. Urumva ko nani sawa. Hari icyo bahise? Uko ndikumva nandekanye mu mbavu. Kumva ndekanye mu mbavu pe. Izi matora cyane ikibuno ndicaza komera cazahora coroshe. Bo rero ngiye kujya mu kazi abantu ngiye kujya ndagira ngo tuganire neza. Bo ubwo sisi natangira kazira. Wagatangira ariko ndagira ngo manze tumenye neza ku mushahara tuzaje tuguhemba. Ibyo byo nari nabyibagiwe. Ibyo guhembwa. Ahubwo mbwira ibyo kumbemba. Kumbemba uzajya uramba ngahe? Bo ku mukozi mushyashya urabona haba hari ibintu byinshi utari wamenya. Wamenye ibyombo nk'amasahani wayamenye cyangwa se amatasi ibyombo kunzi ko ibyombo bibaga mu nduza ara ku kivu mu mazi. Hano rero mu mugi twebwe tugira ibintu bitandukanye. Haba hari igikoresho gishobora kugucika kikikuka. Hano si mwaba mufite ubwato? Oya buretse ishati. Urumva nuvuga ngo kubera ko akazi nubakamenyera tugomba kugutangiza ku mafaranga inoti y'ibihumbi 15. Sibyo? Ibihumbi 15. Iyo umaze ukwezi kumwe amezi abiri haba hari ibintu byinshi umaze kumenya umaze gusimuka uzi gukora ibintu neza. Ugenda tukongera nuko ahubwo si ndakubajije hari ubwo nzajya ndamesara kumesa. Bo hari undi mukozi ushinzwe kumesa ariko nk'igihe adahari wamufasha kumesa. Oya nimba ari gucoho bosi agomba rwose ariko ndaramesa nta kibazo nakiyemera. Oya ntacyo nabwo ni uguteganya nk'igihe yarwaye. Igihe yarwaye n'icyo uzajya ukora mu majardin. Ugaburire inkoko hara dufite ikiraro cy'inkoko uzigaburire wite ku magi zateye. Ariko yapfuye yo azajya arabari yanjye tuzajya tuzabireba tuzabiganira. Undaga inyama boss ico tuzaciteho cyane. Inyama nta kibazo. Ikintu cya mbere ugabanye kugira umururumba. None ikindi kintu uri bunkorere uzajya ukoropa. Undi wazajya ateka arateka akamesa. Uzajya ukoropa utera ipasi ubundi ute kuri jardin. Ako gukoropa uzamanza ubenyigishe da. Ntabwo ari njye kwigisha petit. Ntabwo ari njyewe. Niba afite ibindi bintu mba ndimo uzigishwa n'uwo mukozi azabivura nta kibazo. Uwo mukozi si uwo mukozi yitwa nde? Muraza kumenyana ari hanze gatoya. Nge rero boss kangubwira ikindi kibazo mfite ni kimwe. Uwo ndaga gukina umupira. Uzajya ureba kuri televiziyo. Kureba kuri televiziyo? Hari ahantu nanyuze ku mapetite bariyeri ngabona ibi televiziyo biri kunyuramo abantu ngaho iby'indwara ngaho n'ibyo kuzajya abantu uko bambukaga. Bakasamuka. Wabibonye bimeze terere. Bosi ndingubwiye ibintu nguseke. Bo rero nibyo nari ndimo mubwira ahangaha ni mu mugi. So ugomba kujya
uhindura ku bintu byo kwambara ukajya umesa sibyo kumusaho ndamesaka wongera isuku ujye umesa cyane bo batazagutwara mu nzererezi ikindi kandi ndumva twamaze kumvikana ku mafaranga tuzatuguhemba amafaranga ko ntabumvisha ariko icyangombwa ni ibiryo dore navuye n'iwacu ibiryo ubundi ndakintu namaze kumva akazi njiduka mbitani nzamuka nje kureba ku kazi reka nguhamagarire umuntu akuze Jeanne 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 se umukobwa wanjye yagiye none baho Jeanne bayo hano ya uyu nguyu ni umukobwa wanjye afite ubumuga bwo kutavuga ariko arumva nta kibazo bo ndagira ngo uzane umushyitsi ibiryo arye umukobwa we ni ikiragi umva sha kumvikana attention ntabwo ari ikiragi afite ubumuga bwo kutavuga ndagira ngo ugende muzanira ibiryo arye ni umushyitsi aturutse mu byaro kandi uze kwihangana hanyuma rero uyu nguyu niwe utekera ibiryo niwe utekera hano tugira ibyo byasetswe nawe ubwo nanjye nabyumvishije ntabwo nzongera kumwita ikiragi umva rero wa mwana harya wambwiye ngo witwa njyewe banyitaga Isaka witwa Isaka Isaka ngo usubiremo bwa mbere n'ubwa nyuma ujye uvuga umukobwa yitwa Jeanne Jeanne okay Jeanne hanyuma ibindi ujye bita ku kazi kawe kandi ugerageze kumubana neza ndashonje iyo yagiye kukuzana ibyo ari ute ibiryoherwa rero ubwo ni guca muzajya murangaburirara ariko se buretse gato wumva se izo ntoki ntabwo ziba zogeje sibyo gutyo uba ufite umwanda reba ukuntu usa ubu ngubu harimo imikorobe dore impamvu tuba twashyizemo ifoke cyangwa se ikiyiko ni ukugira ngo urishe kino kiyiko hano mu mubwira ngo turishe intoki rishe ikiyiko ufata gutya ukarya iwacu hari n'igihe dusasaga amakoma hasi kamenaho ibishyimbo impungure n'abantu b'abagabo se ahubwo si wavuga ko papa ari uzanaga ago makoma ugasuka cyangwa se ingoko utuntu two bita gudutara ibyo mberuka kera cyane tukiri abana mu byaro twajyaga kwa nyogokuru icono cyo ku biryo cyo ndi kubona tutazashobokana humura ubwo wahaga bana iki kintu ndamenya kuzajya ndakiyora ibintu ndibiyoraga umucanga oya urabona utabishoboye ndabishoboye uzagenda ubimenya gake gake hari ndabishoboye boss ariko iki cyo kubiryo uzacongere aya muzabivugana na Jean yego nibyo uriya mukobwa wawe burasi yitondagara aritondaga kandi ikindi kandi we tuzashobokana ujye umwitaho abakeneye utuntu twinshi ujye umenya ikintu cyose akoze agusabye kumukorera umufashe oyo nibiba ngombwa ujya urangurira n'isukari usange namutekeye n'icyayi sasa Isaka rero ndabona amasaha yo kugenda mu kazi amfashe ngiye kujya mu kazi uraza kuganira na Jeanne sibyo wanjye hanyuma aragenda kwerekera utuntu ajya yumva ariko ntabwo abasha kuvuga ajya akoresha amajeste uraza kumenyera sibyo ubwo turaza gusubirana ahantu umugoroba nziza hano njyenyine se ubwo nziza hamwe na wa mukobwa yego Jeanne sawa uze ko umwana mwiza si inkweto zanjye ngaza kuba umwana mwiza icyo kurya ni ukucongera bizaba biri kugira ntacyo usaba shaka kandi n'igihe nzajya nditekera akaba ari ngewe wariye imbere wagahungu n'undi muti uzongera uri kumenyera ko gasa ariko mana yanjye ubwegera bwose ninjye bwabonye kuzajya busa bukiniraho nta rusone gafite kaza n'utwe rubi ngo kaje gutereta ariko mana
ngize naragowe mana yanjye ubwo se nzakora iki uretse nikagaruka hano nzakereka nzakigisha se cyose na nyina batakigishije ko gasa nutwe bano kuzamushika mu mukore kuko kandi gutyo ah nta n'isoni ko mwana uragenda uvuga amagambo mabi gutyo so niziki gusa nta n'ubwo kuba abantu baza binjira hano ako so umuntu kuvuga no bahura muhozi uko umuntu ari kwese abantu bose bararesha ariko uriya muntu nge arandembeje rwose ubwo umuntu wese niba ashinjira hano mwakire neza wumva icyo ashaka umva mama mbabarire rwose njye ibyo rero ntabwo ndi kubyumva si ngombwa gutongana ujye ucisha mu cyari cyari mutoya kandi sinagisakaye oya ngiye ibintu no kumbwira ntabwo ndi kubyumva rwose ariko vuba ngiye nambuye uracyari mutoya ejo uraje Isaka Teza patron. ndano sha Isaka enda sha Nash. ako kuki ngo amagara inshuro nyinshi Arando ngeze mve nasinziye. waje gusinzira Oya nago naje gusinzira naje mu kazi. okay so ajya ngo amakara yashize Amakara gashize ejo nimugoroba. okay no akira amafaranga ugiye kugura amakara ejo uzanyibutse tugura umufuka n'ubu nta mafaranga afite Gano naga igice kimwe c'ikiro. genda ugura ikiro cyangwa icyo gice Ni igice. nta kibazo Kandi tuyaga dukeneye ikiro. Aba dukeneye ikiro. ejo mu gitondo nyibutse tuzagura ndi umufuka Ndacho kanjaka gatsaki kapu aje nakayobora njisha. nyarutsa Kabona hehera. sawa mwihutesha none se mukobwa mwiza kwishuri bimeze bite bimeze bye nizere ko uzatsinda neza rero nawe ubundi nanjye ndi kuguteganyiriza kukujyana muri maranata bari ujya kwiga seza se bye sawa nawe ubundi se ase n'indi umamagana ndumva ari mesaje akoze ubwatire ngaho gira vuba sha gira vuba uteke Bosi, kangira vuba. gira vuba Tekaho ewa. nangane gatoya mukobwa mwiza Ndabacanira imbabura. Ewa. Bambaye amakara menshi ewa uriya muntu ndajya kumugurira buri munsi ambonjeje na bombo. reba hano mama mudogo wa yari kubyina yagize kanini sana Ngire vuba nanjye nyicamutse. Kobwa wawe arebaga neza. atasiyo hano ku mukobwa wanjye nicyo kintu cyonyine mfite cy'agaciro Nanjye nzirinda pe. Zirinda icyo kwirinda cyo nzagikora akazi kawe ushinzwe utwo tugambo ntabwo ndukunda ariko kanze mbe nyijyanye ndabacanira imyotsi ikabakubita kanze mbe nyicaniye hano hirya. ikindi ntabwo akunda amagambo menshi nzagakunda amagambo ntabwo akunda amagambo menshi akunda nzamuganiriza utugambo dukeya nanjye dore ko ngiraga umunwa ko ndakugira agapfe ndizi ndiyiziyo abone se bose yakibiriti se mani ikibiriti none ninjye ugomba kumenya ko ikibiriti kiri cyane umukozi ari kumbwira ngo ikise ari kukubwira ngo ugende ukirebe ku idirisha hari ku idirisha reka ntiwajya urabimbwira nakibonye bose. urabona hano twari turi ku kigo cy'indege kiguruka urabona tumeze neza cyane turi kuguruka urumva noneho hano urabona twari turi kugenda hano twari turi mu bukwe bwa tantine wawe tantine nkunda
Allo? Ya, allo? Yes, uranyumva neza? Okay. Bo, imari rero navuganye na wa muhungu ataragera mu gihugu ariko wamuhamagara ukamubaza niba yinjiye mu gihugu. Mubaze. Sawa nanjye ubwo ngubwo ngiye gushyiramo agakweto n'imyenda mpindure mpite mbagera kuri company. Sawa. Kuko nanjye ndabyizeye. Sawa. Kanzi ndaje rero ubwo ndagiye mu kazi. Kado. Yes. Mai na igire. Urano dusanga iduye. Mana hari bigine turuka mfata imodoka nari. Kanyirebe nari. Kadaga taxi voiture. Sawa.